mwese kugira ngo ducemo muri makeya tuvuge ku ubuzima bwaranze MUTESI. Sinzi neza niba pasiteri naza ataza kudusubirishamo kuko nawe yakwiye kuba hari, ariko niba ngombwa turaza gusubiramo. Amazina yitwa Sekenia, yavutse ku itariki 10 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2000. Yavukiye mu karere ka Rubavu. Iwabo bavuka ari abana babiri, n'umuntu nawe arahari, niwe ari we wifashe umusaraba. MUTESI tuvuga yamenyanye na Jacques, ariwe mugabo wiwe, mu kwa 10 umwaka wa 2020. Ubwo Jacques yararwaye bikomeye, arwaye indwara ya stroke, iyo benshi twita paralisi. Indwara yamufashe bitunguranye mu kwa 9 kwa 2019. Kuri icyo gihe MUTESI yabanye na Jacques ubuzima bwe bwose amwitaho, kugeza n'ubwo yafashe umwanzuro wo kuza kubana na Jacques kugira ngo amwiteho ubuzima bwe bwa buri munsi. Yamubereye byose mu buzima bwiwe bwari bugoye, ntabwo natinya kubivuga, binagoye ko kubona umwana w'umuntu ushobora gukora nk'ibyo MUTESI yakoze bwa Jacques. Yaranzwe n'urukundo, kwihangana ndetse n'ubutwari mu gihe cyose yamaranye na Jacques. Yitabye Imana ku itariki 3 z'ukwa 10 2022, azize uburwayi butunguranye. Ikibabaje mu bijyanye n'ubuzima bwa MUTESI, ku babizi, apfuye mu kwezi yari afite n'ubukwe na Jacques. Yari afite ku itariki 27 z'ukwa gatatu. Bamukundaga kandi twamwigiyeho ibintu byinshi. Icyo muhamwifuriza ni uko Imana y'amahoro ijya yitura abana bayo, imirimo bakoreye kuri iyi si ikomeze kumutuza neza. Imana imuri kudashira. Murakoze.
kandi biragoranye kubyakira ariko ubundi si mu rugendo kandi buri wese agira uko yitwaramo agatambuka. Nkaba nagira ngo rero mu gihe tukirindiriye ko pasiteri yagera hano, nasabaga umuntu wo mu muryango waba hafi akaduha ubuhamya ku buzima bwa mushiki wacu MUTESI wa sekende. murakoze cyane, mukomeze mwihangane. Umutoni wa se ntabwo yapfuye ahubwo yasinziriye. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka ati nibaruhuke. Twese umuntu wese uri hano n'utari hano afite tike yo guca nyine mu rupfu. Urupfu ni irembo rya buri muntu wese wavutse. Tuzi neza ko iyo umuntu avutse ni ubukwe bwa mbere, ubukwe bwa kabiri ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, bisobanuye kuba umwe na Kristo. Undi munsi mukuru wa gatatu ni ugushyingirwa kw'abashakanye, nk'uko twari twiteze ko tugiye kumushyingira, twari turimo turabyitegura, ariko nyine bibaye ngombwa ko umuhango awusimbuka, uyu munsi akaba agiye gushyingurwa mu ijuru. Navuga ngo rero buri muntu, ubundi bukwe bwa kane bukurikira ubwo gushyingirwa ni ugupfa, ni ugusinzira ku bizeye Kristo. Iyo umuntu yapfuye yarizeye Kristo, biba bisobanuye ko wadapfa, hapfa umuntu utaramwizeye. Ko abizeye Kristo bakamwizera, Bibiliya ivuga ko badapfa ahubwo basinzira, kandi baba bateguriwe ubugingo buhoraho, baba bateguriwe kuzicarana na Kristo mu bwami bw'Imana. MUTESI wa se yari umukobwa wubaha Imana, yari umukobwa ugerageza kwera imbuto zikwiriye umukristo. Nk'itorero ntabwo bitworoheye cyane kumubura, ko twari tumaze
twari tukimutegerejeho byinshi, twari tukimukeneye ko yari afite, yakoraga nk'umuntu koko urimo gutegura ikamba rye ryo gutaha. Ariko turashimira Imana ko yiteguye kandi urugendo rwe rubaye rwiza cyane, nubwo hari icyo twari tumutegerejeho agiye kidashojwe. Turakomeza rero kwihanganisha imiryango y'umutesi wa se, gukomeza kugira ibyiringiro ko aho ari atari habi, ahubwo yagiye mu ijuru, kandi twese niho twifuza kuzamusanga. Turasoma ijambo ry'Imana rito kuko turimo turihuta, saa 8 ngira ngo saa 9 turaba tumuherekeje aho agiye gutura ubuzima bwe, cyangwa se umubiri aho uri buze kuruhukira. Niyo mpamvu ngira ngo twihute dusome ijambo ry'Imana rito dusanga muri ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13. Numva ijwi rivuga mu ijuru rimbwira riti, ahirwa andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo nibaruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje yabo ibakurikiye. Amen. Imirimo, iyo umuntu akiri hano mu isi aba akwiriye gukora imirimo igufasha gutera imbere ukiriho, ariko nanone hari n'indi mirimo ya kabiri ukwiriye gutegura izagenda iguherekeje. Ni ukwemera Kristo nk'umukiza kandi ukagira no kubana n'abantu bose amahoro, kumva ko utari igihangage, utafite imbaraga. Nimba Imana yarakuremye uri mwiza ufite uburanga, shimira Imana, wibiratisha abandi cyangwa ubibasuzuguze. Nimba ufite imbaraga z'umubiri, were kumva ko hari icyo uruhije abatazifite, ko hari agaterime gasigaye kariho ngo nta myaka 100, ariko mu bizera Kristo imyaka 100 irarenga, ko niyo dupfuye ntabwo dupfa, turasinzira. Rero iyo tubona duherekeje umwana muto nk'uyu nguyu, ndeba rwose igihugu kirahombye, ari itorero turahombye, ari n'ababyeyi barahombye, ari na fiance we biteguraga ubukwe arahombye cyane. So kubona agiye ni ibintu bigomba guha isomo buri muntu wese uri hano, kwibaza uti se ngewe kuba nkiriho ndinde, kuba ndiho ni iki natanze. Noneho ugakuramo isomo rivuga ngo nkwiriye kubana na bagenzi banjye amahoro, nkwiriye kubahisha Imana mu buryo bwo kubaka imirimo izagenda imperekeje. Kuko ubu tuvugana itorero turimo turahamya ibigwi by'umukobwa wacu tubona, umutesi uwase udukuwemo. Turimo turavuga imirimo ye kandi no mu ijuru barabizi. So rero iyo turiho duhumeka aba ari amahirwe yo kugira ngo dutunganye ibidatunganije. Umutesi uwase we imirimo ye yarangiye uyu munsi, ntabwo ari we turimo tubwira uyu munsi, ahubwo ni abasigaye turimo tubwira. Wowe umwiyi minsi urimo kwitwara uti? Urimo uragenda uti? Urimo uragendana n'Imana uti?
urimo urategura ubuzima bwawe ute bw'iteka ryose, aho twese twifuza kuzaba iteka ryose. Ndagira ngo dusenge Imana kugira ngo tuze kumva n'ijambo riza kuba ari ijambo reka mbateguze riza kubasaba kwihangana mwese. Fiance we aza kuvuga ku bigwi bye by'umufiance we, bari bitegura kubana nawe. Muze kugira imbaraga, mwihangane. Ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma baze kumuha akanya avuge, nitusoza hanyuma dukomeze naho tuza kubika uyu mubiri, ubugingo bwo buri ku Mana. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro, uri uwo kwizerwa ibihe n'ibihe, nta usa nawe. Ntabwo twakubaza ngo ni gute watwaye umutesi uwase kandi akiri muto. Ni wowe watubibye nk'imbuto, ni nawe udusarura igihe ubishakiye. Tugushimiye ko rero wabonye ko umutesi uwase ageze igihe cyo gusarurwa, kamusarura. Turasenze kugira ngo inshuti n'abavandimwe ndetse n'umufiance we basigaye baha imbaraga kandi baha ibyiringiro by'uko umutesi uwase tuzamusanga mu rurembo rwo mu ijuru. Urakoze ko ubanye natwe, kandi n'indi mihango yayo ikurikiye ubane natwe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. GASARO TV.